kw'Imana ndetse agomera no gukomera kw'Imana. Ngo mubigenze gute rero? Ni ukuvuga ngo hari kugorohereye ibyo bamuteye bikamujya mu mubiri. Ndabitegetse sohoka murinda sohoka navuye gusengera. Ndavuze ngo ntago ariho nkubwiye wowe waturutse he rero aho weshejwe muri ryo tutireka kwiganyira haraga. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwakazamura igisho by'Rwanda gusuka mu tondo saa 7 n'ubwo basamatera cyangwa Sambi ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka mazi iminsi mbinginga mbasaba cyane kujya munyandikira muri comment kugira ngo ndebe ibyabanyuze ndetse n'ibitabanyuze kugira ngo menye ngo ese ndongera iki ndagabanya iki kandi mazi iminsi mbasaba inama zanyu, inama zigiye zitandukanye ku biganiro ngenda nkora. Murabona ko ndi gukora ibiganiro bisa nkaho bigoranye, ndi mu bihe bigoranye, ndi mu bihe nanjye ubwanjye naburiye formule byarenze ubwonko bwanjye, byarenze ibitekerezo byanjye. Rero nizera neza nashidikanya ko turamutse turi kumwe duhuje ibiganza tugatahiriza umugozi umwe twabasha kubona ibisubizo by'ibi bibazo byose ndi kugenda mpura nabyo. Iyo ndi muri aka kayira uhita wibwira ahantu mba ngiye kwa Innocent ntago byoroshye birakomeye nubwo yatangiye wenda kuzana akajisho atangira kuvuga gakeya ariko mu byukuri ntago yari yakira. Dukeneye abakozi b'Imana bagiye batandukanye kugira ngo bamusengere abashe gukira abo umuntu muzima agira icyo yakora ndetse agire n'icyo yakora ku muryango we. Mu minsi yashize najyanyeyo umuvuga butumwa ariko nari namuhawe na Pasteur Jean Marie we yari yagiye mu rugendo za Rusizi ku Mashyuza ariko uyu munsi navuze ati reka tujyane. Yavuyeyo ahubwo reka ntangire mubaza urugendo rwawe rwagenze gute? Urugendo rwanjye rwagenze neza. Yego. Naragiye gusenga mwaranshatse koko. Yego. Mubasha kuba ntaboneka ariko ndumva naraboherereje umwe. Yego. Umukozi w'Imana rwose yaraje arasenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Yambwiye ko yahageze ariko biba ngombwa yuko nta cyagenze. Ariko ngerageza gukomeza nsenga Imana hondi. Yego. Kuko mbere ya byose Imana y'amahoro niyikiza. Rero niyo mpamvu navuze ngo Imana ishobora byose. Rero urugendo rwagenze neza twarasenze twabonye Imana bamwe nagiye mbereka uwo musozi nari naragiyeho. Yego. Ndumva barawubonye bamwe na bamwe. Rero nifuje nanone kongera kubonana namwe kandi mbashimiye kubwo mwongeye kungirira icyizere mukabasha kumva yuko Imana yakongera gukora. Ikindi nshimiye mwebwe niko mwizeye Imana ishobora byose mutizeye umwana w'umuntu. Rero urugendo rwagenze neza nagarutse amahoro nagiye amahoro kandi mbere ya byose Imana irabakunda. Urakoze cyane. Rero umuntu yakibaza se Rusizi nta kintu bagwaye wazamukanye i Kigali cyangwa se wenda urugendo rwa rumeze ute imbogamizi ugira muri uyu murimo wawe wivuga butumwa n'ubukinizihe mu byukuri? Nukuvuga ngo aho nari nagiye sinari nagiye gusura abantu nari nagiye gusenga urumva ntacyo nari gukura. Ako nako mba nyikizemo gasanzwe. Rero iyo wagiye gusenga intego ya undi wakurikiye Kristo nukuvuga ngo iyo uhagurutse uhaguruka ufite intego yo gusenga. Ari nayo mpamvu rero muri iyi minsi abavuye abo Kristo yavuyemo nta ntego bagira yo gusenga ari ahantu nyura mu zindi nzira ariko yuzi ko Imana yaguhamagaye umenya uko ugenda kandi ukamenya nuko basha gusenga Imana.
naho mu by'imbogamizi by'umurimo w'Imana ntago byabura kuko urabona nimba mfite ministeri yitwa Bokasorowamu mba ngomba gusenga nkasenga kugira umurimo w'Imana uzamuke imbogamizi ngomba kugiramo zirahari kugira ngo n'abakristo mbasengere kugira ngo bave mu buryo bwo kudindira mu buryo bw'umwuka bazamuke rero Imana ikabasha gukora rero niyo mpamvu imbogamizi ntafite imbogamizi nago wasenga ariko bitavuze ngo nabwo mfite imunezero cyangwa se ibindi nabwo sinarika gusenga kuko ubundi iyo wamenye ko ari ikubeshejeho mu kuva mu rusoro mu nda ya mama wawe ukarenda ukuru kageza ubu icyo kintu cyo wakubahiye Imana bikangombwa ko wanasenga kumanywa na ninjoro udakuraho so rero reka tugere kwa Innocente umusengere mu by'ukuri turebe ko yagaruka mu buzima nyabuzima kuko uriya mubyeyi yaraguwe cyane none ntiyavugaga uretse ko twagize uriya mukozi w'Imana akaza akamusengera nyuma yaho niho yongeye kugira ute kubura akajisho ndetse namwe amasengesho yanyu aho mwari muri ndatekereza neza ko mutari mwicaye iyo mwateraga ntekereza ko na Innocente mwamuzanagamo mwamuzanagamo rwose oya nibyo buriya iyo wakurikiye Kristo kandi abantu kabikorera umutwaro kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwikoranire imitwaro ni ukuvuga ngo ibindi byose ugomba gukomeza wikorera imitwaro rero twebwe abakozi b'Imana ntago tuvangura ngo uyu nguyu ntumwikorera imitwaro cyangwa uwaguciye mu jisho ndetse n'uwakwicaye imbere umubwiriza ubutumwa bwiza bose ni ngombwa kugira ngo ubasengere ibintu bigende neza kose bagenda bona bicaye hano hanze nsigaye ngeranga mvuga ndarangenze mvuga kuvuga mvuga icyo gukora umukozi w'Imana rero uraza gufata umwanya usenge basengere nimba ari Imana ikweretse bivuge ibintu byose mbega dore niwe mbashyize mu biganza ugira icyo ukora ugira icyo ukora nuko buri gihe nje hano usanga aryamye nsanga ameze gutya muraho neza manzi biti barakomeye Yesu ashimwe manzi n'amahoro ntabwo uroroherwa tumeze neza nta kibazo Innocent muraho neza ni karibu kandi ayihangane Imana kumwe nawe Imana irabikora kandi irabigenza neza pasi muraho neza amakuru Yesu ashimwe ni amahoro si bya bindi byagusohoreyeho pe none se ya masengesho wahora yakoze cyangwa byagenze gute bibaho kuko Satani burya nawe ntago aba yicaye abashaka kugira ngo atambike imitego yose kugira ngo byibura abone uburyo gufatirana ariko humura Imana ishoboye byose ni Imana igira ibambe gusa ibingibi bibaho kugira ngo natwe tumenye ko iki Imana ivuze kigomba kugira ngo gikurikizwe ahubwo Imana ikubabarira uburangare kuko wagize uburangare aho ngaho sibyo ko Imana n'umuntu yari yavuze ngo bizakugeraho ariko ntacyo bizakutwara rero iki ni ikekwereka yuko urugamba imbere yawe ruba ruhari kandi Imana iruruzi ahubwo mbere ya byose twizeye Imana uko yazanye umugabo wawe ni nako nawe igomba kugusubiza ubuzima kuko Imana ntabwo yakwemera ko yakuzanira umugabo wawe waramuhangayikiye ukabasha gusenga amasengesho yo kugira ngo agaruke none irangiza aba ari wowe umubera igitambo
igitambo ni Kristo, uko yabahuje ni nako igomba kuzabakomeza, ahubwo ikazacyura umwe igihe ishakiye. Rero humura, Imana nge niteguye ko ishoboye byose, ntago ari njye ukiza, ahubwo ni Imana ikiza. Rero tuzi umutima ukomere, iyera y'amahoro ikubereye maso, niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero uko yabashije kugira ngo byibura igenderera umugabo wawe, ikamukura mu ishyamba, ikamukura iyo ngiyo, ntago yananiwe kugira ngo ikore. Rero naye naboherereje umukozi w'Imana, ndumva yarahageze yarahageze rwose, asenga bigenda neza, ariko ndumva afite n'umuriro rwose. Gusa hari ikintu ashyira mu nda, kereka n'umuntu ugifasha hano iyo abitekeye muri koma nibwo abasha kumuha akanwa ibyo gusa, nibyo mbona ashoboye gusa. Ejo nibwo yanywaga amazi gusa, nta biryo ntarya, ni gutyo gusa, uko umubona ni uko nguko. ubu ni ukuvuga ngo nawe ntabwo uri kurya, se wajya mu mbabura gute? Yewe hano dufite umuntu udufasha akadutekera. Amafaranga se mukayakura he ko mwese mudakora? Nicyo kibazo nyine, ntabwo rega burya iyo ibibazo bije ntabwo ureba ku mafaranga, ahubwo ureba icyatuma ubuzima bwawe bukomeza, bukazanye amafaranga yo bizazanira, kuko twamwoherejwe na murumuna wiwe. Oya ntacyo, gusa mbere y'ibindi byose twiteguye Imana ibohora, kandi twiteguye Imana ikiza. Wabikoze n'umwana w'umuntu, ariko Imana ishoboye byose nibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Rero niyo mpamvu mbere ya byose yakinguye ibituro by'abera birakinguka, ubwo Yesu Kristo yazaga mu isi akadupfira, ku munsi wa gatatu akazuka. Mu kuzuka biba ngombwa ko ibituro by'abera bari barasinziriye bajyana mu ijuru, aribo ba Eliya na ba Enoki. Rero ntago yabura kugira ngo umujakazi wayo ibure kumukura ku gisasiro. Kandi humura, Imana ishoboye byose. Hejuru y'imigambi y'abadayimoni cyangwa se y'abanzi hari imbaraga z'Imana. Rero niyo mpamvu mwareka byibura, bitewe n'amasaha mfite, mwareka gusa tukabasha kuririmba naho uyu muririmbyi, twarangiza kuririmba uyu muririmbyi byibura tugashomaho ijambo ry'Imana tugasenga, kuko ngewe namenye neza ko ijambo ry'Imana niryo rikiza, kandi ikamanukiramo ikabasha kubohora, kuko ndi kumva yuko nituririmba uyu muririmbyi ni nako imbaraga z'Imana ziri bwabe ziri kumanuka, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Rero mwihangane turirimba uyu muririmbyi, ariko mbere yo kugira ngo tumuririmbe turabanza dusenge kugira ngo Imana ikore. Kandi humura, tuzi umutima kandi ukomere, uhanga amaso Kristo, kuko nzi ko umudama wawe ari bukire. Humura, kuko warahangayitse, ndi kubona nta gutekereza ufite, uragira ngo aha umaze umwaka urwaye, ariko Imana y'amahoro muri kubereye maso. Kubereye maso yagukuye hariya, yiteguye no kugukiriza umudamu, kuko burya wa mugani mu gihe nawe wari utashye uzi ko nawe wari ugiye kukwitaho ari umuntu ugiye kukwitaho, bikangombwa nawe kayitahura n'ibyo bibazo. Ni ukuri burya nanjye sinabimenye, wenda ngo niba mfite ibyo 2 cyangwa 1000 ngo mbashe kuba nanakibaha, kuko mu murimo w'Imana habamo gufashanya. Rero niyo mpamvu gusa wihangana, Imana y'amahoro ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Rero mureke turirimbana umuririmbyi wa 300 byibura 359. Umuririmbyi niwe tugiye kuririmba kugira ngo Imana ihashe kugira ngo igire ikikora kandi igire ikirema. Nyeko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa Yesu ni umfata. Iyo ngiye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa Yesu ni umfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko
ankunda bihebuje arankomeza Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza urukundo rwanjye ruke ntirwamufata sinakundira ubugingo Yesu niwe umfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro iteka aramfata Yesu rero Yesu aramfata akankomeza ubwo ankunda rero kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi anyishimira ubwo nduwe iteka aramfata Yesu rero Yesu aramfata akankomeza ubwo ankunda rero kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro iteka aramfata Yesu rero Yesu aramfata akankomeza ubwo ankunda rero kuko ankunda bihebuje arankomeza Data mu izina rya Yesu turagushimiye uri mwiza kandi ushoboye byose uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye ijambo ryawe Data ni nyir'ingabo nyir'ubushobozi ni inkota ityaye kandi itera igahinguranya ariko mbere ya byose turirimbye umuririmbyi aravuga ngo Data ngo ubugingo bwacu ntiwabukundira kubura wabucunguje amaraso y'igiciro rero ku bw'uyu mwanya ushitse aha ntabwo ari njye uhashyitse muri byose Kristo tugushimiye neza n'urukundo rwawe uyu mwanya iyi saha uyu munota Kristo wemeye ko uyu mubyeyi amakuba n'ibyago bimugeraho umugabo w'amakuba n'ibyago bimugeraho ariko dushimiye ko ubugingo bwe utemeye ko buburira mu badayimoni buburira mu barozi buburira mu bapfumu mu izina rya Kristo Yesu wemera kubacunguza amaraso y'igiciro bakaba baravuye mu byo bibwiraga bakaba baravuye mu mbaraga zose zarwanya umurimo wawe Yesu Kristo mwene Dawidi bakemera kugukurikira nyir'ingabo nyir'ubutwa nk'uko bakwizeye niko bazengurutse isi yose bakabona ahundi uhanye nawe babona ko wakiza kandi warema dushingiye kubwo wageze kwa Lazaro wapfuye yaranutse ukamuzura ukagera kwa Tabita ukabasha kumuzura ukagera kwa Saduraka na Meshake na Abedenego nabwo ukabukura mu itanura ry'umuriro ubwo Nebukadinezari yari yarabashizemo kugira ngo bicwe n'uwo muriro ariko manukura barengera muri byose niwabara kurengera uyu mubyeyi kandi twizeye yuko mwamushobora byose tugusabye imbabazi zawe n'ikigongwe kugira ngo ubashe kugira ngo umanuke urugo kugira ngo ubashe kugira ngo ubohore iminyururu yose n'ibyo bakoze bose bavuze yuko Data nyir'ingabo ntacyabasha gukorwa kugira ngo akire ariko mu mbaraga za mwana w'umuntu hari imbaraga zawe Kristo ngaho ganza kandi ukore mwiza rya Kristo Yesu amen Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu ariko ndi kumva uko nari ndi gusenga numvaga hari umuriro kugenda unyura muri uyu mugongo we ariko ndi kubona Imana y'amahoro ari kigiye gukora mu izina rya Kristo Yesu haleluya haleluya amen rero dushimiye Imana kuko ni Imana ishobora byose ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera mwihangane ngewe nkunda icyanditswe
kuko icyanditswe burya cyajabutse abantu cyangwa cyavuye mu bantu, ariko twebwe cyo nicyo kibashije kuba twebwe cyadukomeza, kandi nacyo kibasha kuzura abapfuye, kikabasha gukiza abarwayi, kuko Yesu Kristo aho yagiraga hose mwibuke yuko hari abo yabwirije ariko barangije ngo babuze ibyo kurya bari kubura baragenda, bibagirwa yuko ijambo ari ryo mutsima. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Kristo Yesu. Mwareka tugasoma byibura igitabo cyo kubara ibice 20 umurongo no wa mbere, ariko tugasimbukaho gatoya kubera iminota, tugasimbuka kugira ngo byibura dusome 14. Ariko reka dusome umutwe w'amagambo. Aravuze ngo Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umutwe w'amagambo aravuze ngo umurongo wa mbere aravuze ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera mu mutayu bwitwa Azini mu kwezi kwa mbere. Haleluya. Ubwo bwoko buguma i Kadeshi. Miriyamu agwayo, baramuhamba. Mwakira ijambo ry'Imana. Rero reka dusome nanone 14. Haravuze ngo Mose ari i Kadeshi atuma intumwa ku mwami Edomu ati, Isiraheli mwene so arakubwira ati, uzi imirimo uzi imiruho twakuye twabonye twese. Yesu ashimwe cyane. uzi imiruho twabonye twese. 15 aravuze ngo basogokuruza bari muri Egiputa. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tumarayo igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi. Yesu ashimwe cyane. Abanyegiputa bagira gute? Batugirira nabi. Aho niho dusoreje kugira ngo tubashe kugira ngo twihute. Rero iki gitabo cyitwa kubara ibice 20 yavuze ngo iki? Haravuze ngo ba Mose na Aroni bakora icyaha babuzwa kugera i Kanani. Bishatse kuvuga iki rero? Iki gihe wibuke ko Abisirayeli bari muri Egiputa kwa ba Farawo. Biba ngombwa yuko Abisirayeli mu gihe bari mu bunyage kwa ba Farawo bari gukora akazi k'uburetwa, biba ngombwa yuko Imana irayisezerano ryo kugira ngo bazave muri Egiputa bagera i Kanani. Ariko mu kugera i Kanani hari ibyo bari baravuzweho kugira ngo bagire ibyo bicomoramo mu bintu bigendanye n'ibintu byangiza umurimo w'Imana cyangwa se bibangiza, arizo za karande. Yesu ashimwe cyane. Rero Abisirayeli Imana ngo barataka, bakimara gutaka ngo marayika arabumva bavuganira ku Uwiteka. Akimara kubavuganira ku Uwiteka biba ngombwa yuko Uwiteka bakura muri Egiputa. Akimara kubakura muri Egiputa biba ngombwa yuko babasha kutumvira ijwi ry'Imana. Mose ngo biba ngombwa yuko bahaguruka ngo bagera mu gihugu cyitwa Azini. Mu gihugu cya Azini biba ngombwa ko bagera i Kadeshi, ngo hari mu kwezi kwa mbere. Biba ngombwa rero mu kugera i Kadeshi biba ngombwa yuko amazi abura. Yesu ashimwe cyane. Mu kubura rero biba ngombwa yuko basaba Imana amazi yo kunywa, ndetse Abisirayeli bagomera Imana. Biba ngombwa bitotombera Imana, baravuga ati byanga byakuna, ni gute yadukura muri Egiputa ariko akatwima amazi yo kunywa tukaba tuje gupfira muri ubutayu? Barangije ikintu bakoze ni igiki? Biba ngombwa yuko ngo babasha kugira ngo bijujutire Imana ya Mose. Ngo Mose ngarihuta, biba ngombwa yuko apfukamira Uwiteka. Ngakimara gupfukamira Uwiteka ngo Imana ngihita imubwira ngo fata inkoni yawe, nurangiza ngo ugende ubategurire igitare, noza kubashiriraho igitare ngo ukubiteho inkoni rimwe kugira ngo bavushirize amazi yo kunywa ndetse n'amatungo yabo. Yesu ashimwe cyane. Ngo Mose rero biba ngombwa ko atumvira ijwi ry'Imana. Mu kutumvira ijwi ry'Imana biba ngombwa yuko akubitaho kabiri. Mu gukubitaho kabiri rero biba ngombwa ko ahita agomera ijwi ry'Imana ndetse agomera no gukomera kw'Imana. Ngo mubigenze gute rero? Ni ukuvuga ngo hari kugomba kubaho kugira ngo bamenye ko ari Imana itanze amazi mu Bisiraheli kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe cyubahiro. Biba ngombwa ko Mose rero akubitaho kabiri. Biba ngombwa ko ahita yihimbaza, yambura Imana icyubahiro wakiha mu bantu.
Yesu ashimwe cyane. Biba ngombwa yuko Mose ahita akurwa kuzagera i Kanani. Ari nayo mpamvu yababwiye ngo igihugu uzakirebesha amaso gusa ariko ntabwo uzagira gute uzakigeramo. Mose bigenda uko nguko. Biba ngombwa rero yuko batakira Imana kugira ngo bave hano i Kadeshi. Biba ngombwa ko batakira Imana ariko Imana igira gute nabwo ntiyamumva. Ariko ngo barangije ngo biba ngombwa ko batuma ngo umwami wa Edomu yuko bagomba kunyura muri icyo gihugu. Igihugu rero cya Edomu ni iburasirazuba, hariya burasirazuba n'uburi bwa Egiputa byari bisa nkaho byegeranye. Biba ngombwa rero yuko icyo bakoze ngo umwami wa Edomu arabwira ngo ntabwo mugomba kunyura muri iki gihugu cyanjye, kandi bari bafite isezerano yuko bagomba kuhanyura. Ariko bakimara gukubitaho kabiri ku rutare, ni ukuvuga ngo iby'Imana rero basezeranyije inzira y'isi igira gute izifunga. Yesu ashimwe cyane. Rero mu kugira ngo bajye muri Edomu biba ngombwa yuko batakira Imana. Mu gutakira Imana n'abandi irabyanga. Biba ngombwa yuko igihe kigera ngo Bibiliya ivuga iki hasi, iravuga ngo barangije ngo bahita bafata inzira ngo bajya ku musozi witwa Ori. Ku musozi witwa Ori bishatse kuvuga iki? Ngo nukuvuga ngo kubera ko baragomeye Imana Mose na Aroni, ngo biba ngombwa kumubwira ngo zamura Aroni, bajya kuzamura Aroni, uzamure n'umuhungu we Eliyezeri, bajya kuzamura umuhungu we Eliyezeri ngo ujye ku musozi wa Ori. Ngo nurangiza umwambura imyenda y'igiciro, none kumwambura imyenda y'igiciro uyambike umuhungu we Eliyezeri. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo kuko bari baragomeye Imana yaramuzamuye ku kabarore igenda imwambura icyubahiro. Kuko yagomeye Imana irangije kumwambura icyubahiro igisigira umuhungu we Eliyezeri. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ibyo utabashije gukora mu gihe kizaza nk'iki ngiki, Imana ishobora kukwambura impano wari ufite cyangwa gukora kw'Imana, Imana ikazereza umuhungu wawe cyangwa umwana wawe, kuko Imana ibona ko umwana wawe ari uzayikiranukira. Yesu ashimwe cyane. Rero biba ngombwa yuko ari nayo mpamvu uyu munsi namwe muri kutakira uyu mubyeyi kugira ngo Imana imutabare. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ni ngo babasha kuba bamukorera iminsi 30 y'amasengesho ngo kugira ngo Imana ibashe kuba yamukundira, kugira ngo abe yabasha kugira ngo agere mu bwami bw'Imana, kuko bari bazi ko yagomeye ubwoko bw'Imana, ari nayo mpamvu yapfuye. Ariko icyubahiro gisigira umuhungu we Eliyezeri. Bishatse kuvuga ngo umwanya yarahagazemo Aroni, umuhungu we sigaye akora mu cyimbo cyasi. Bishatse kuvuga ngo Imana rero ntawe itakoresha. Biba ngombwa rero ko Imana ibarengera muri byose. Ikimara kubarengera ikintu bakoze niki, base bavuga ati bahita bava mu bahita bava i Kadeshi, bahita bamanuka ku nyanja yitwa y'umunyekanani. Ari iyo nyanja ahantu igaragarira niki, ni hamwe intambara Kristo yarwanye, ari nayo bavuga muri Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo bagere i Kanani baciye ibihuru, baca inzira nyinshi zitandukanye, ari nayo mpamvu bose bagera mu kibaya cy'iwabo. Iwabo biba ngombwa yuko babona umugabo, bahita babona umugabo witwa bahita bagira mu kibaya cy'iwabo. Iwabo biba ngombwa ko basanga uyu mugabo witwa uwo mugabo bamwita wavumye ubwoko bw'Imana. Mu kuvuma ubwoko bw'Imana biba ngombwa yuko ashaka, bavuga ati byanga byakunda aba bantu bishoboke kuba baje kugira ngo batunyaga igihugu. Ariko arangije ngo mu kuvuma ubwoko bw'Imana ngo agenda yishakira umuvumyi, araje kuvuma ubwoko bw'Imana amuvuga ngo byanga byakunda kuko aba Isirayeli ari abanyamugisha, ndabona ntabwo ubu bwoko butagira gute butavumika. Yesu ashimwe cyane. Rero Baramu na Baraki nibo bari baraho ngaho bari kuvuma. Biba ngombwa ko Baramu ajya aho ngaho ngo ariko ari gushaka kuvuma ubwoko bw'Imana. Bamusezeranyije ibiguzi, ari nayo mpamvu abakozi b'Imana muri iyi minsi bari gusenga bafite ibiguzi, bari kugenda gusengera abantu ari ibiguzi. Ariko twebwe icyo dushimiye Imana niko Imana ikiza nta kiguzi kandi ikabasha kurengera ubwoko bw'Imana. Rero ndagutangariza kugira ngo umenye ko umubyeyi umudama wawe mu buryo bwishoboye byose atari ngewe ikore kandi mukize mu izina ryande rya Yesu. Kunje mfite icyizere yuko Imana ishobora gukiza atari ngewe ukiza. Yesu ashimwe cyane. Rero biba ngombwa yuko atsenga no kuvuga ngo iki Imana yakoze niki, ngo Abisirayeli bagomera ubwoko bw'Imana, ariko bageze mu kibaya cy'Abamori. Yesu ashimwe cyane. Ngo bageze mu kibaya cy'Abamori ngo bahita babona yuko hari intambara nyinshi, ngo Abisirayeli biba ngombwa yuko ngo bahita batakira Imana. Mu gutakira Imana ikintu bakoze niki, ngo baranje ngo baravuga ngo Uwiteka tubabarira ubasha kuduha umuntu waturwanira intambara y'Abamori. Nuturwanira intambara y'Abamori tukabasha kuyitsinda,
tuzasenya inkuta zose niturangiza twubaka izawe kugira ngo zamamaze Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ngarangije ngo hahita haboneka umugabo witwa Efuta. Ngarakimara kuhaboneka ngahita agenda ngo abasha kuvugana n'Uwiteka higa imihigo. Ngakimara guhiga imihigo biba ngombwa yuko Imana y'amahoro imanukira kuri uyu mugabo witwa Efuta. Ngarangije ngaravuga ngo Uwiteka nuneza abamori ngabarwana ngabanesha ngabatsinda, ikizaturuka mu rugo rwanjye bwa mbere nzabasha kugira gute kukigutura. Anaye mpamvu rero Efuta yaratasha akimara kurwana iyi ntambara. Ngatashe ngo ahita haturuka kana ke kipfura ngo kaza kabyina icako n'imbyino ngo akimara kukabona kuko yakemereye Uwiteka ngo yumva agahinda karamwishe. Ngo umwana agira iyerekwa. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo n'umwana agira gute agira iyerekwa kuko ise yarazi Imana akorera, Imana ikabizi iri kugendera mu mwana. Ngo umwana akimara kugira iyerekwa ngahita abona yuko byanga bikunda yabaye igitambo cy'Uwiteka. Ngo papa ati ndakwinginze mbabarira ndagusabye ureke njye kubanza kwishimira ubukumi bwanjye. Yes, haleluya haleluya. Njye kwishimira ubukumi bwanjye ndetse nsezere no kurungano rwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ngo yagiye ngo amezi 3 ngarabanza arishimira anezerwa agaruka bamutambira Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo rero twebwe igitambo ni Kristo, ntago dukomba icyo gihe cyari gihe cy'ubwo bw'abami, igitambo ni Kristo, ari nayo mpamvu agiye kwinjira muri we akamubohora akamukiza mu izina ryande rya Yesu. Rero mwakira ijambo ry'Imana nkuko namwe mwatatse mukarira mukaboroga, ni nkaho ubu mwariraga nkuko umugabo witwa Roni bamuririye iminsi 30. Bivuze ngo ni ukwezi kose iminsi 40. Iminsi 40 isobanura iki? Nukuvanga iminsi 40 ni ya masengesho ya 30 ijuru yo guhura n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ya karani ijoro. Rero bishatse kuvuga ngo mbere y'ibindi byose ahari imbaraga z'umwana w'umuntu, hejuru hari imbaraga z'Imana. Reka tuzamurira Imana icyubahiro kuko ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba yategeka bikagira gute bigakomera. Rero yarengeye ubwoko bw'Imana bakagera i Kanani, namwe mikije kubarengera mu izina ryande rya Yesu. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza kandi Imana ikomeze gira ikikora kandi gira ikirema kuko ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba yategeka kagira gute bigakomera. Rero mutuze mukomere kuko Uwiteka ari imbere yacu kandi yiteguye kubohora, yiteguye no gukiza, yiteguye no kugira ngo agusubize ibyiringiro byo mu mutima kugira ngo yisaha n'uyu mwanya nawe ubashe kuba wakongera kunezerwa mu rugo rwawe kugira ngo byibura ibyaramarira ahinduke ibyishimo. Yesu ashimwe cyane. Rero tuze umutima kandi ukomere, nubwo yatarari kurya ariko ndikumijwe rimbwira ngo ninkubwire ngo humura no kurya agiye kugira gute agiye kurya kandi kumva yuko nukuri nta minsi 3 ishira atari yahaguka kuri iki gisasiro ngatangira agende. Humura tuze umutima kandi ukomere kuko ikindi ndi kubona mbere ya byose ndi kubwirwa ngo ninkubwire ngo icyo gisima mu minsi 2 ugende bagikureho. Ngiye kubona mbona amagufwa yose yarateranye, ndabwirwa ngo ugende bagikureho kuko Imana yarangije gukora mu izina rya Yesu. Kuko ngo yarebye umutima wawe, ibona umutima wawe warahindutse. Mu guhinduka rero ibona yuko bikwiriye kugira ngo ube muzima mu izina ryande rya Yesu. Rero tuzamurira Imana icyoro ko n'Imana ishoboye byose kuko ndi kubona amagufwa yarateranye ariko nkabona igisebe kiracyariho, ariko humura iyifasha amagufwa ikayateranya ifata n'udafite umutima ikawumushyiramo kubw'imbabazi z'iki z'Imana. Rero humura tuze umutima kandi ukomere, ahubwo mbere ya byose ni urufunguzo rwo kugira ngo ukorere Imana. Kandi nukuri rikubwirwa ngo ibingibi Imana igiye gukora ni ibimenyetso by'uko ugomba gukorera Imana, ukava mu byo warimo uru rugo rugakorera Imana rugasenga kandi Imana igahabwa icyubahiro ku buryo abantu bazakizwa ku bwanyu. Haleluya haleluya. Nzamurira Imana icyubahiro kuko ni Imana ishoboye byose. Ijwi ry'Imana rikumbwira ngo nimbabwire ngo igiye gukiza umudama wawe, ariko ngo mbere ya byose ngo muzaze gushima Imana. Ati muzaze gushima Imana kuko ngigiye kumukiza, kuko ngo umurozi wari waramuroze yari yavuze yuko nubundi ngazaryama ku gisasiro paka imbavu zose zigiye zibora kuko uburozi bamushizemo nubwo kugenda bukagenda bufata ingingo zose ahantu ziri bukajya bugenda buseserana ko impamvu abonaga ari kugenda acika intege atanarya. No kuvanga imbavu ze zari kugenda zibora ku buryo wari kuzashiduka neza imbavu zaraboze, ahubwo wanamujyana kwa muganga mutera urushinge akahita agira gute akayitapfa. Ariko Imana yamare kumbwira ngo hari ikigiye kurema kandi igiye gukora. Ikigiye gukora ni ikirere range ngo kubw'imbabazi zayo atari kubwo gukiranuka nibyo giye kwiyubahisha. Irambira ngo nimbabwire ngo mbere ya
amababi yose ikeneye ko muzaza gushima Imana, abantu bakabasha kugira ngo nabo bakomere, abatenebutse bakomere, abacitse intege bakomere, kubw'Imana ikintu igize gute igiye gukora. Nzamurira Imana icyubahiro, kandi nimba numva yuko Imana igiye gukora, ongera uzamurira Imana icyubahiro. Ni Imana itegeka bikaba, yavuga bigashoboka, ni umwungeri w'ubutabazi, ni Imana y'Isaka na Yakobo, ni ibyiringiro bizima, ni Imana y'ubutware. Numva reka nkubwire, nimba utari wizeye uyu munsi urizera, nimba utari wizeye Imana igiye gukora, nurangiza wizere. Kandi byari binaniranye, ibyananiye umwana w'umuntu, Imana igiye kurema. Ibyo wari uzi ko ari amaganya igiye kubihindura ibyishimo, ibyo wari uzi ko ari urupfu igiye kubihindura bizima, kuko ihindura abadakizwa ariko yangiza bagakizwa, kandi izura abahagaze. Nta mpamvu yo kutazura byibura urwaye. Nzamurira Imana icyubahiro, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Ongera nzamurira Imana icyubahiro, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko kunye ukavugira ngo amina cyane, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni umwungeri w'ubutware, ni umwungeri w'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ndi kubona mu izina rya Yesu Kristo, ndi kubona hari izindi mbaraga ziri kugenda muri uyu mubiri, kuko n'Imana ishobora byose. Ndi kubona iri kumukorera deliverance mu izina rya Yesu Kristo, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Ongera unerere haleluya, kuko n'Imana ishobora byose. Haleluya, 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 haleluya. Kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Ndi kubona hari izindi mbaraga ziri kugenda zinjira muri uyu mubiri, mu magufwa, ahantu hose. Ndi kubona hari ahantu iri kugenda ikora, kuko n'Imana ishoboye byose. Ongera nzamurira Imana icyubahiro, nzamurira Imana icyubahiro, ongera uzamurira Imana icyubahiro, ongera uzamurira Imana icyubahiro, ongera uzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ndi kubona hari ibintu Imana igiye gukora, igiye kurema, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Iyo uryamye nijoro wumva amajwi akuvugira amakubwira ngo iki kagira gute, yakubwiye ko uzapfa ku itariki zingahe? Uyu munsi turamutangariza yuko ugiye kuba muzima mu izina rya Yesu. Humura, uyu munsi ugiye kuba muzima mu izina rya Yesu. Ibyo bari bazi yuko uko kwezi kuzabasha kugira ngo kurangire wapfuye, Imana y'amahoro ibyo babonaga yuko uri umupfu, bagiye kubona uri gushima Imana mu izina rya Kristo Yesu. Bagiye kubona hari gukomera kw'Imana, bagiye kubona yuko hejuru y'imigambi yabo y'abarozi hari imigambi y'Imana ishoboye byose. Mu izina rya Yesu tugiye gusenga Imana uyu mwanya y'isaha. Ndi kubona Imana iri gukorera deliverance, ndi kubona Imana iri kugukorera deliverance, kandi ngiye kubona uburozi mu gihe buri kukuvamo, mbona uri kugenda wizengurutsa. Ariko Imana ma irambwira ngo humura, kwizengurutsa kwawe kurarangira uyu munsi. Nzamurira Imana icyubahiro, kuko n'Imana ivuga bikaba bigakomera. Ongera nzamurira Imana icyubahiro, ongera nzamurira Imana icyubahiro, ongera nzamurira Imana icyubahiro, ongera nzamurira Imana icyubahiro. Humura, reka nkubwire, bagiraga ngo kugira ngo bigitambo cy'umuryango, kugira ngo bigarurire ibyo wari ufite. Ariko Imana y'amahoro kumwe ngo ni nkubwire ngo humura, iby'Imana yaguteganyirije nta wundi uzabirya, kuko n'Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Reka dusenga Imana, kuko n'Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uyu mwanya w'isaha nsengeye uyu mubyeyi, gukora kwawe kubohore ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse Mwana, ndategetse Kristo, ndategetse Nyiribihe, ndategetse mubyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse imbaraga zose z'abadayimoni, ibyo yariye, ibyo bamwohereye, ibyo bamuteye bikamujya mu mubiri, ndabitegetse, ndabitegetse, sohoka, 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 vamo waburozi we, vamo waburozi we, ndategetse, sohokamo, sanga nyirabyo, bisange, uwagushizemo musange ubare wica, ndagutegetse, sohoka, ndavuze ngo sohoka murinda, sohoka urasohoka,
sohoka. Wavuye Urusizi. Wavuye Urusizi. Uri kuvuga aho navuye gusengera. Ndavuze ngo ntago ariho nkubwiye, wowe waturutse he? Ntaki nta mbaraga mfite. Ndagutegetse aka kanya, sha mu izina rya Yesu, 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 sha mu izina rya Yesu. Ndavuze va muri uyu muhogo, va muri uyu muhogo, va muri uyu muhogo, va muri uyu muhogo, va muri uyu muhogo. Ndategetse vuza induru cyenda, 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 vuza induru cyenda. Vamo, 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 vamo. Vuza induru cyenda, vuza induru. Ndagutegetse murekure, murekure, murekure. Ugeze ugenda. Ndavuze ngo genda. Shaka inzira ugenda. Ndavuze ngo wikwihisha. Ndavuze ngo musohokemo. Sohoka muri umutwe. Sohoka. Ugeze. Uragiye. Dushimira Imana. Zamurira Imana icyubahiro kuko ni Imana ishoboye byose. Ongera nzamurira Imana icyubahiro kuko ni Imana ivuga bikategeka bigakomera. Ni Imana ikuru n'ubugingo. Data turagushimiye. Uri Imana itabara kandi uri Imana igira neza. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mu Kristo. Uri umwami w'amahoro kandi uri umwami wo kwiringirwa. Habwa icyubahiro kubw'uru rugo Kristo. Habwa icyubahiro kubyukoze Kristo. Uri Imana ishobora byose. Mushizeho umurinzi n'ubudahangarwa Kristo wera Israheli. Tugushimiye ko Data Nyiringabo ibyo bari waramushyizemo bisohoye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivuga bikategeka bigakomera. Tugushimiye ko icyo wavuganye nabo ugisohoje mu izina rya Yesu Kristo. Mubyeyi mukiza, Imana ivuga bikategeka bigakomera. Data tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mudayimoni yari afite imbaraga kuko abashije no kurondora hano naragiye gusengera. Bigaragara yuko uyu mudayimoni yari yarabitumye rwose, ariko Imana y'amahoro nta cyayinanira. Urumva umeze ute? Mumuhamazanywe noneho. Mumuhamazanywe rwose. Mumuhamazanywe rwose kuko ndi kubona noneho mu muhite mumushakira n'ibirya rye rwose. Mumushakire n'ibirya rye kuko ndi kubona noneho. Uri kumva umeze ute? Ibintu byanjompaga ndumva bitakiri kunjomba. None uri kumva umubiri umeze gute? Ndabona mu muhogo harekutse. Reka baguha amazi unywe, humura ibyo wumvaga yuko byakujombaga mu mubiri no mu magufwa. Humura, Imana y'amahoro irakubohoye kandi irakuzinguye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bari barakohereye, humura ntago bizongera ukundi. Muhamazanywe. Muhe rwose nta kibazo. Ngaho nywa ayo mazi kuko ni Imana ishoboye byose. Akwakonye ukaza muri Imana icyubahiro wa mugabo we. Umugabo we nazamura icyubahiro cy'Imana. Nazamura icyubahiro. Pfukama hanga utere haleluya kuko umudamu wa Imana iramuzuye. Pfukama, nta cyubahiro nacyo uko kugura Imana n'ubundi yanze kugukiza. Pfukama uzamurira Imana icyubahiro yuko Imana ibashije gukura imva hano. Imana nishimwe cyane. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Ongera utere indi haleluya. Ongera uzamura indi ya gatatu. Ongera uzamurira Imana icyubahiro. Dushimiye Imana n'ukuri. Reka mbabwire
ni ukuvuga ngo bari baravuze yuko ku kwezi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu yagombaga kuba yavuye mpamvu y'ukwezi kwa kabiri yagombaga kuba yavuye mu mubiri, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo humura ugiye kubaye muzima mu izina rya Yesu. Irambwiye ngo ibaye muzima kandi irakubohoye, irambwiye ngo ni nkubwire ngo ibyakugendaga mu nda byose irabikorobye bikuvanyemo mu izina rya Yesu. Irambwiye ngo ugiye kurya ugiye kunywa nubwo nta biryo ufite, ariko Imana y'amahoro haraho igiye gucisha kugira ngo ubone ibyo urya kugira ngo utangire wondorwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko n'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Kandi reka nkubwire ni mureze kure kuntu mwamutekera uturyo tworoshye, cyane cyane wenda mwatogosa inyama akabanza akanywa agasosi kagahambura imbavu kuko ndi kubona imbavu ze zari zaragiye mbese zizinga kuko uri kumva bimeze bite muri izo mbavu. Humura Imana yarangije kubohora mu izina rya Yesu. Rero Imana iguha umugisha kandi Imana igira neza, gusa musenge cyane kandi mwegera Imana cyane kuko n'ubundi uyu murozi ntago yicaye kuko yarangije no kumenya yuko wabohotse wakize, kuko ndi kubona hari izindi mipanga ari gupanga kugira ngo azenguruke urugo rwose. Ariko Imana y'amahoro humura, nubwo kuko ari gushaka guteza ikibazo kugira ngo uriya mwana kugira ngo bazabashe kugira ngo newe wamugiriye nabi kugira ngo bahere ko bagufunga kuko bizaba bimunaniye kukwica. Ariko Imana y'amahoro iri kumwe ngo ninkubwire ngo iguhagazeho kandi n'imipango yose azapanga irambwira ngo izakuburanira mu izina rya Yesu, kuko ngiye kubona mbona hari amutangiriye mu nzira n'umutumye agiye guhaha, mbona aramutwitsa ahangaha, mbona agira gute, mbona aramutwitsa. Ariko Imana y'amahoro irambwira ngo icyo kintu ni ikigira ngo bakwereke yuko azakukuregesha yuko umwana uzaba wamutwitse, ariko Imana irambwira ngo izaguhagararaho kuko ni Imana ishoboye byose. Nzamurira Imana icyubahiro. Rero irambwira ngo tuze umutima kandi ukomere, ngo icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko uwo murozi adahagaze, ariko nubwo adahagaze irambwira ngo Imana ije kugira ngo ibirangize byose. Nzamurira Imana icyubahiro. Rero nzamurira Imana icyubahiro kuko n'Imana ivuga bikaba yategeka bikagira gute bigakomera. Rero tuze umutima kandi ukomere, Imana yarangije gukora. Haleluya, haleluya, yarangije gukora kandi humura. Imana icyo yavuganye namwe muri uru rugo igiye kubikora kandi igiye kubisohoza. Irambwira ngo nimbabwire ngo mugiye gukorera Imana kandi mushize amanga. Irambwira ngo muzaze gushima Imana, mukomeze abari batendebutse, mukomeze abafite indwara zidakira, mukomeze abo baroze, mukomeze abatabyara, kuko Imana y'amahoro iri kumwe ngo nimbabwire ngo ibi ngibi babere ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe namwe. Haleluya, haleluya. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi nizeye ko Imana ishoboye byose kandi humura. Imana nzi neza ko izakomeza kubahagarara nubwo ibisitaza bitabuze, kandi mukaba mugiye n'ubundi muracyahura mu n'urugamba, kuko buri ahantu hari ubutunzi bw'Imana Satani araburwanya n'abarozi bakaburwanya. Rero nubwo akiri urugamba imbere yanyu, mwihangane humura, Kristo abahagazemo kandi ababereye maso. Rero mutuze umutima kandi mukomere, dukomeze dusenga Imana kandi dukomeze tugire gute twiringire, kuko muri ibyo yaravuze 21 avuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu niyizakora izerukana Satani izategeka isi yose. Ayi tuzaneshani dusaba kuko Imana igi umvira tuzanesha. Ayi tuzaneshani dusaba twumvira, dore imanda ziravuze, muze twese duhanguke kuko Imana yagishaka yuko twese tuba bera buri muntu umwe torero abo weshejwe muri ryo tutireka kwiganyira haraganca tutireka kwiganyira haraganca kandi abantu be cita hane ntibazinzira ijuru babohewe mu maboko
Satani muze twese tubashake tubasangisha umukiza niducogore gusenga kugeza ubwoye haza niducogore gusenga Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze bagire neza mu izina rya Yesu. Rero ntucogore gusenga kuko Yesu ntago ahwemye kuza muri urugo. Izi nzira Yesu ashimwe cyane ngo kandi abantu benshi cyane ngo bashe kubohwa n'umwanzi Satani. Uwo mwanzi rero akorera mu muntu akaza akakuroga. Uwo mwanzi akorera mu muntu akaza akakwiba. Uwo mwanzi akorera mu muntu agahanura ibinyoma. Uwo mwanzi akorera mu muntu akabasha kugira ngo abwirizo uko ibyanditswe bitagize gute ntago ahwemye. Nimba Yesu yarakoze amasengesho y'imisi 40 ku musozi n'amajoro 40, Satani akamutangirira ku musozi ari kumanuka akamubwira ngo nimba uri umwana w'Imana. Haleluya. Nimba uri umwana w'iki w'Imana basha kugira ngo uhagarare kuri uriya muntu arusimbuka abamarayika bagira gute bagusaba amubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya, haleluya. Avuga ngo rero nimba koko uri umwana w'Imana fata aya mabuye yahindura iki umugati. Amubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bishatse kuvuga iki ngo Satani atsinzwe aramubwira ngo amutega ikindi gihe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iyo Satani tumunaniwe adutegera mu bindi ashaka kugutegera mu bana akagutegera muri iyi nzara akabasha kugutegera no mu bindi byose ariko uhagararanye na Kristo akomeza akagendana nawe. Uhagararanye na Kristo abasha gushonza agashonzanya nawe. Uhagararanye na Kristo urarogwa ariko Kristo agasanga yageze muri wowe. Uhagararanye na Kristo uravunika ariko Kristo agakomeza akagukomeza ukuguru nikugire gute nikuve kuko Kristo ari muri wowe ntiyatuma umukorera uri ikimuga. Kereka iyo uvuye mu byizerwa aho ntago yaguhomba ahubwo yaguhombye. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Rero dushimiye Imana yuko Imana ikoze kandi iremye nibyo giciro cyishe. Mbere ya byose nshimiye Imana ntago ari njye umukijije ahubwo ni Kristo. Ntago ari njye ubikoze ahubwo ni Kristo. Gusa icyo mwamfasha mureke dusenga Imana Kristo akomeza akore. Icyo nabasaba ni kimwe mureke dufatakanye gusenga kugira ngo Imana y'amaro aho ncitse intege umfashe tuzamuka. Aho ucitse intege nimufashe uzamuka kuko byose ngo dushobozwa na Kristo ugira gute uduha imbaraga. Rero nta muntu wishoboza uzakubwira ngo arishoboza uzakubwira ngo n'umuhanuzi ukomeye wazaba kubeshya. Umuhanuzi ni Kristo, umuvuzi ni Kristo, uwo ni udukoreramo ahubwo udukoreramo ni ushoboye. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha rero, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Pastor urakoze cyane. Imana ihabwa icyubahiro kandi himbazwe. Nanjye ndi umwe mu bantu bizera ko nyuma y'imbaraga z'abakomeye n'isi yose hari imbaraga z'Imana ishobora byose. Ibitangaza Innocent ntabwo ndi guhite muganiriza aka kanya nta byinshi mfite byo kubabaza ahubwo mfite umwanya nzagaruka ngaha nkamuganiriza akambwira ibyo yumvaga akambwira ibiki bungu baracyananiwe ndetse namanzi nawe ntabwo ameze neza bari kwibaza ku bintu biri kuba ari kwibaza ku bintu byabaye imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ntabwo ari buze kubura ikintu avuga cyangwa se abwira abantu ubereze umuntu tumwe ugira ikintu ubwira abantu noneho pasiteri adusengere adusoreze dutahe Imana imirimo n'ibitangaza byabikoze. Murakoze cyane. Mbere na mbere nshimiye Imana ikoze ibitangaza. Nshimiye Imana ikoze ibitangaza. Nshimiye Imana mbese buze uburyo nabivugamo. Ikindi cya kabiri ndashimira abantu. Burya hari abantu bagifite umutima mvuga ntabwo wenda ari ibibaturutsemo bakorera baguhereza. Hari abantu bakimara kumva iyi nkuru kurya byarabananiye ahubwo bararira. N'ababonye iyi nkuru bakimara kuyibona bafite ibiryo imbere yabo babitayemo amarira. Babirya bari kubiriramo bagira gute. Bukeye bwaho batangira urugamba rwo gusenga kugeza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, ibahereze sinzi ukuntu nabivuga ariko ibahereze umugisha. Turabakira mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana ikoreye mu muvandimwe tukabasha kugaruka mu buzima. Twari turi mu bupfu tukabasha kuba tugarutse mu buzima. Sinabashaga guhaguruka ngo ntembere nahoraga ndyamye
ariko mubonye ko mpagurutse nkabyinira Imana nkatambira Imana. Ikimenyetso cy'uko mu minsi umukozi w'Imana avuze n'iki ngiki bazagikuraho. Duhaye Imana icyubahiro n'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi njyewe ninkora agatege neza nta kintu mfite ariko guhaguruka nkajya imbere y'Imana n'abantu ashimira Imana. Haleluya, haleluya. Urugamba ariko nta kintu mfite n'Imana nayo irabibona. Ariko icyambere n'umutima njye gushima Imana. Imana ibahereza umugisha. Kose Innocent basi mu kajwi gatoya ngira ikintu ubwira abantu badakurikirana gato. Abantu bose batumye ngihumeka bakiza amasengesho yanyu yaba bakageza ku Uwiteka. Abantu bikomye ibintu byose bagasengera njyewe, si uko nari mwiza, si uko mfite ubutunzi burenze, bitanze ibishoboka byose kugira ngo mbe ngihumeka. Imana ibahe umugisha cyane. Wowe urashima Imana mu mutima wawe? Simfite icyo nashimira, simfite icyo nabwira Imana, ariko Imana iri kubibona yuko ndi kwishima cyane, izina ryo nirishyirwa hejuru. Basi ni ikintu ubwira abantu badukurikiranye unadusengere dusoze amasengesho yacu. Mbere ya byose ni ukubaha Imana, kuko umwanditsi yaravuze ngo kubaha Uwiteka yo ni Zaburi ya mbere, avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaniko kujijuka. Rero mbere ya byose ndabatangariza kugira ngo dusenge Imana ikora, kuko twarigishijwe twigishwa Imana uko itari, ndetse tuyibwiririzwe uko itari bitewe n'abatuyoboye. Wenda we sinzi uko kuyoboye, sinzi uko byagendaga, ariko tukimara kupfirwa na Kristo tubasha kuba ibyaremwe bishya. Dusoma ibyanditswe, buri mwe wese asema nawe ibyanditswe. Ababyeyi murabizi ko batabarwaga n'abana, ariko Kristo ngakimara kudupfira byose birabarwa. Yesu ashimwe cyane. Rero niyo mpamvu mbatangariza kugira ngo dukomeze dusenge Imana, Imana ikore, Imana ivuge, kandi ishoboye byose mu izina rya Yesu. Gusa ntago nasoza nabashije kugira ngo byibura nsuhuze wenda nk'abantu nka 3 cyangwa 4, kuko nabo nizeye ko Imana igomba gukiza, kuko mfite ibyifuzo byabo, ariko ntago ndi guhema kugira ngo nkomeze gusenga, kuko icyo Imana yabamagariye no gukomeza nsenga Imana. Rero Imana ikomeze ibagirire neza ahantu bari, kuko nzi neza yuko byanga byakunda nabo babashije kuba bakomeye, kuko igitumye mvuga gutyo ikoreye uyu mubyeyi nabo bumve yuko Imana ibashije kumanukira ku buzima bwabo, Imana ikabasha kugira gute, ikabasha gukora. Rero uwitwa Korodina wa Rurema, uwo ngo ndamusuhuje, kandi Imana ikomeze imube hafi, kandi Imana ikomeze imugirire neza. N'undi witwa Francine, Imana ikomeze imugirire neza, kuko afite icyifuzo gikomeye yarakingejejeho. Ni ukuri ndacyari gusenga, kandi muri uyu mwaka nzi ko bizagenda neza, kandi Imana aho muri yiteguye kumuha ibyo yayisabye, kandi yiteguye kugira ngo igire ikintu ikora mu izina rya Yesu Kristo, kuko byanga byakunda Imana y'amahoro uyu mwaka irangije kumusetsa. Haleluya, haleluya, kuko ni Imana ishoboye byose. Rero uwitwa Charlotte nawe ndabashije kugira ngo musuhuze, Imana imuhe umugisha, Imana imugirire neza. Abo bose nabakunda Imana n'abantu. Rero mwumve ko mbasuhuje. Mbere ya byose icyo mbisabiye, mureke dukurikire umusaraba wa Kristo, mureke duhamagara Imana, mureke dusenga Imana mu kuri no mu mwuka nta buryarya, kandi Yesu Kristo yiteguye kuzaduha ubugingo bugize gute, buhoraho. Nubwo mu isi buturambiye, nubwo mu isi butubabaza, nubwo mu isi tubona yuko hari imigozi tuboshye, ariko Kristo afite cya kiganza cyabohoye ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bakabasha kuva aho bari bagiye gupfira. Natwe rero ntago yahwemye. Rero Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Ndumva rero n'ubundi nsoza, twiteguye kugira ngo n'ubundi ushaka ko dusengana twajya dusengana, kuko n'ubuntu bw'Imana no gukomera kw'Imana. Imana yabirangiza igakora, yakora ugashima Imana. Ariko mbatangarize yuko buri
buriya gushima Imana buriya ni ingenzi, ikindi cya kabiri buriya kubaha Imana ni ingenzi. Yesu ashimwe cyane. Rero mbere y'ibindi byose korera Imana kandi Imana ikugire neza, kuko buriya ari ibintu bidakurwaho no gusenga, bidakurwaho no kubasha kugira ngo ube wabashe kuba ufite ubutunzi cyangwa ibindi, oya, ahubwo bikurwaho n'imbaraga z'Imana. Karande ntiyakurwaho no kuba ufite amafaranga, ufite ibyifuzo runaka, ibyo ntibyakurwaho no kuba ufite amafaranga, ahubwo bikurwaho no gusenga, warangiza nawe ukemerera Imana ikagutegeka ibyo yisabye. Yesu ashimwe cyane. Mbifuriza kugira ngo buriya Imana izatwibukira ku mirimo twakoze, ikwibukire ku cya 10 watangaga, itwibukire ku maturo watuye, nirangiza ibyo byose nibireba Satani najya kugeraho azavuga ati uyu muntu bitewe n'imirimo akora aka kanya ndabona cyubahira Imana, acyubaha Imana, yangize kakureka kubera imirimo yawe iri kukugaragariza yuko byanga bikunda izo mbaraga z'abadayimoni zitagomba kugufata mu izina rya Yesu. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana bagire neza. Amazina yanjye n'ubundi sinigeze nivuga, naha Jean Marie Vianney, ndi umugabo ndubatse, nkaba nkorera umurimo w'Imana n'ubundi muri uyu mujyi. Imana ibaho umugisha, ni ministeri Boka Sorowamu. Gusenga n'Imana ntacyo bitwaye, Imana yagukiza yakubohora, ukazashima Imana, ukazakomera ku Imana, ukazumva ineza y'Imana. Ikirenze kuri ibyo rero dufatikanye gusenga mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Rero nshimira umuntu wese wari udukurikiranye, ntabwo birangiye, komeze dusengera Imana aho uri, waba uryamye waba wicaye, ndetse nawe uri mu bitaro ubona ko ibintu byarangiye, ubona ko wageze ku iherezo, humura uriho kubw'impamvu kandi kubaho kwawe ntago ari impanuka. Hari impamvu Imana itumye uri aho ngaho. Buriya ngo Imana ibonera kuri ibyo twebwe bwacu tugira ute twibwira. Ishobora kuba uri mu bitaro hari ikindi yaguhungishije gikomeye cyane. Humura, Imana iri kumwe nawe kandi komeza kubana natwe, komeze kudusengera muri uru rugamba turimo. Imana ibampera umugisha.